Hello everybody, mwese mbanje kubasuhuza. None nangarutse ngiye kukwereka application ushaka gukoresha ukumva radio zo ku isi hose udakoresheje ekuteri nimba ufite smartphone. Kurikira ino video kugeza irangiye, urafite ubushobozi bwo kumenya ukuntu wakumva radio ku isi hose na ekuteri. Nonaha urinjira muri Play Store yawe cyangwa se App Store nimba ukoresha iPhone, ubundi uyifungura searching na application ngiye kukwereka. Application yitwa Radio Garden. Uraza kuri search yawe ubundi wandikemo ngo Radio Garden, urebe step by step kugira utaza kwibeshya. Radio Garden, ubundi numara kubyandikamo ukande kuri search. Hano barahita baguha ino application, ngira ngo murayibona icon yayo ni iriya, ni kuri imeze. Uyitegereze neza utaza kudownloadinga application itari. Ubundi kandi kuri install uyishyira muri telefone yawe. Ni ibintu bitagoye, urabona ko na application gafite storage ntoya, ni gatoya cyane, urabona ko kahita kihuta, urabona ko kari kwiyestara. Urategereza gato yiyestara, ubundi urabona ko yagezemo. Tugiye gukanda open, ugikanda open application yawe irafunguka uku nguku. Ubundi ukanda handitse ngo press play to start Radio Garden. Hano ndimo ndashushanya, uhite uhakanda. Ubundi urabona tuno tuntu twose tw'icyatsi ni radio zo ku isi hose. Barimo barasacinga ahantu twaduherereye kugira ngo abe ariho duhera. Urabona ko kubera yuko merereye muri Kigali, urabona ko bahise batubwira yuko turi muri Kigali. Nyino radio turi gucuranga cyangwa se ushobora kuba wacuranga ya 87.6. Ndabikeka mwese murayizi. Ushaka rero kuyiplayinga ukanda kuri kano kantu ka play karanganzeho, ugategereza gato ukayiplayinga. Ushobora no kujyana muri search ugacuranga radio zo mu gihugu icyo ari cyo cyose ushaka. Mwibutsa ko na ekuteri bigusaba. Ushaka kuzana kuri search, nk'urugero ushaka gucuranga radio zo mu Rwanda, ukahita ujyana muri search ukandikamo ngo Rwanda. Ucyandikamo Rwanda, hano bahita baguha urutonde rwa radio zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kuba wacuranga, zose uko zingana, za Fine FM n'izindi nyinshi, za Magic FM, zose bahita baziguhereza. Ushaka gucuranga rero radio ushaka wanandikamo United States of America cyangwa USA, hita haza radio zo muri Amerika cyangwa se ikindi gihugu ushaka gucurangamo radio. Bino bintu na ekuteri bisaba. Abenshi muri mwebwe mwagendanaga ekuteri bibagora, ugasanga ekuteri uyibuze ntabwo wakumva radio, ariko kano ka application ni game changer, karimo karoroshya ibintu kabisa. Rero nimba wakunze video, nimba yagufashije, nkubwira ngo ntugende udakanze subscribe, ndetse wandika no muri comment yuko byakunze kugira ngo n'abandi baze kuba bayikoresha. Nimba ari mugenzi wawe wundi ushaka gufasha, umusharinge ino video. Hano radio rero ushaka kuzajya ubona hafi, ukanda hano kuri favorite cyangwa se kuri kariya gatima kugira ngo zizajye ziza hafi. Mbese ni radio ukunze gucuranga. Rero nawe koresha ino application ubashe kuba wajya wumva radio zose ku isi hose bitagusabye gukoresha ekuteri. Application yitwa Radio Garden nk'uko nabibabwiye, ndetse ndanabibandikiramo hano muri screen. Rero ushaka kuza hano ugakaraga no mu bumbe, nk'abantu muzi map, ukajya nko ku mugabane ushaka, then warangiza ugacuranga radio uri gushaka. Kuva ubu rero nawe ntuzongere gukenera ekuteri kugira ngo ubashe kuba wacuranga radio ku isi hose. Wakoze we twabanye muri ino video, ubwira ngo ntugende udakanze subscribe, like, share ndetse na comment. Thank you so much.